twarakundanaga bya danje n'abandi bapeti, adushyikiza kuri Samu, bamwe nubwo bagiye, nafashe ubuzima, nafashe umwanya nitekerezaho, ndavuga ati gusubira kuri street ni agafu, nahisemo gukwama. Ubu ngubu aho ngeze hatandukanye n'aho narindi nkiri ku gasima. Mu muhanda ko ngiye mvuga ko nta mpamvu yo kujya mu muhanda, njyewe nagiye mu muhanda kubera ibibazo, nari mfite ibibazo bikomeye cyane, wenda n'uwo ngo ashobora kuvuga ngo ngiye mu muhanda kubw'ikibazo, ariko akenshi na kenshi usanga abapeti bari mu muhanda ari n'abapeti n'iwabo bafite ibintu, bafite amasambu, bafite amazu. Ewe numva nzaba umunya business. Yes. Umva ushaka kuzakora? Ngo nabacaho ngo mbure kubasuhuza, nakemera nkakererwa ariko nabasuhuje kuko nanjye ubwo buzima nabubagamo, nsabiriza ku muhanda cyangwa se nkajya kwiba abaturage. Inama rero mbagira, ngiye kubaha ikaze abakurikira Hirwa TV Rwanda. Amahoro y'Imana nabane namwe, turabasuhuje aho muri hose mu mpande zitandukanye. Turabizi neza ko mudukurikirana muri benshi, murabitugaragariza, muraduhamagara, muratwandikira, ni kenshi cyane rwose murabitwereka ko turi kumwe. Turabasuhuje rero cyane cyane, nari maze iminsi ijwi ryanjye ritarimo kumvikana kugira ngo mvugane namwe, ariko nongeye nagarutse. Uyu munsi rero nakoze urugendo, harabana nasuye ubushize ndetse na nyuma ndongera ndagaruka, hari abandi bantu twajyanye kubasura, ariko uyu munsi nifuje kujya kubasura ndi jyenyine kugira ngo nganire nabo. Hari byinshi bifuzaga ko twaganira ndetse namwe mukabikurikirana. Reka rero dutangire tubaha ikaze, turi kumwe n'abahungu bacu babiri. Twatangira ko wa mbere abibwira. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwimana Fabrice. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Tuyizere Rodrigue, nkaba ntuye mu karere ka Gasabo, murenge wa Kinyinya, kagari ka Kagugu, aho ntuye Kagugu. Murakoze. Murakoze cyane. Ese Martini ni muntu ki wakibwira abantu bagukurikiranye kugira ngo abakurikira Hirwa TV Rwanda bari kubona urubyiruko cyangwa abana bakiri batoya ariko bashaka kumenya ngo ese ni Martini ni muntu ki? Ngiye na Fabura gutya mutubona ngaha, turi abapeti ba Hirwa TV yakuye street, twabaga ku muhanda, twagiraga kivugira, kubera Imana twahuye n'umugira neza arabidukorera kabisa, ndumva namushimira kabisa. Martini, umuntu yabakuye ku muhanda, mwiberaga ku muhanda, aza kubabwira ati mwizire mbereka ahantu ho kuba kugira ngo sobanurira abantu kugira ngo ese bamenye uwasura Martini, yamusanga kuri uwo mugira neza. Ese Martini ni umuntu ubana na Fabrice? Ese Martini musobanurire kugira ngo uwakifuza gusura Martini hano umuntu yamusanga. Ntuye Kagugu, ahantu hafi na Cecenia, mbana na Fabra, tubana turi babiri. Ubuzima nyine ni za struggle ndende, ariko biba bigenda bicamo neza nubwo bitari byacamo. Imana iracyaturinda kabisa. Murakoze cyane. Reka tubaze na Fabrice. Fabrice, hari abantu bakurikira Hirwa TV Rwanda bambwiye ati ko warakoze gusura bari abana, barabakunze cyane, ndetse niyo mpamvu nongeye nkagaruka indi nshuro ya kabiri, n'uyu munsi nkanongeye kugaruka. Ese Fabrice ni muntu ki? Fabrice, wabwibwira abantu badukurikira cyangwa bakurikira Hirwa TV Rwanda? Ngiye Fabrice ndi umpeti wababaye, nakuze mba ku muhanda, ariko kubw'Imana, buriya Imana igira inzira zirenga igihumbi, kandi mwizo nzira zirenga igihumbi byanga byakunda haba harimo inzira yawe. Nakuze ndi ku muhanda, mbayeho mu buzima bubi, ndara mu bimoteri, mu bishingwe n'imisigi, ariko ubu ngubu Fabrice ni umuntu ufite ahantu abarizwa, adresse ahantu aba. Kubw'Imana yaduhaye ababyeyi bafite urukundo kandi badukunda, bakunda n'umurimo w'Imana,
bitanga kubw'urukundo bafite, bakibagirwa imiryango yabo. Nabo mu miryango yabo hari biba bitagenda neza, bakemera bakavuga ngo badufashe, batugirire neza, bagire aho batugeza. Nk'abana tutabonye ayo mahirwe yo gukurira mu miryango, twakuriye ku mihanda, Imana ikaba yaraduhaye ababyeyi beza, kandi ikaba ikiri no kuduha n'abandi bose bifuza kudufasha. Ni ababyeyi bacu, kandi ndabizeza ko mu kudufasha kwanyu ntabwo tuzabatenguha, ntabwo tuzasubira inyuma, tuzagenda tubereka impinduka ku buzima bwacu. Murakoze cyane. Fabrice, ndumva mufite intego nziza cyane, ndumva wisobanuriye abantu babakurikirana. Ese mujya gufata icyemezo cyo kugira ngo muve ku muhanda mube mu muryango, ese ni umuntu waje arababwira ngo muze mbereka ahantu muba, ni wese ubishyurira inzu, ese nimwe muyishyurira, bimeze gute Fabrice? Ukuntu ibintu bimeze, umuntu wadukuye ku muhanda ni umugabo witwa Gakire, baramuzi kuri TV yiwe yitwa Urugendo Online TV. Bajyeho bakande subscribe, bakomeze banamukurikire. Yakundaga kuduca ahantu twari turi ku muhanda, akaza akadufasha ko twebwe dufite impano yo kuririmba, ko ni umugabo ukunda abantu bafite impano. Kajya ducaho tukamubwira ati se ko dufite impano, akatubwira ngo tumuririmbire, akaba dusigiyemo ubuceri bwo kurya. Sinzi kuntu umunsi umwe nyine Imana yamukozeho, araza dukoresha ikiganiro mu bushobozi yari afite, atugurira utuntu turarya, adukoresha ikiganiro. Mu kiganiro yadukoresheje hari abantu cyakoze ku mutima, baravuga ati bariya abana baba ku muhanda ni abana beza, ni abana bafite impano, ni abana turimo turarebamo ejo hazaza heza. Umuntu wamuhaye igitekerezo bwa mbere yamubwiye ko twabona aho kuba akajya twishyurira inzu. Ubu ngubu ikibazo tudafite ni icy'inzu aho tuba, ariko nyine ibindi byo ni kwa kundi, ni ugufashwa n'ufite umutima w'urukundo wumva ko yagufasha bitewe n'uko yakubonye, n'uko hari icyo yakubonyemo kandi agufashije, hari aho abona yagukura, hari n'aho yakugeza. Ndakeka Sam, Imana imuhe umugisha, ni ukuri yarakoze cyane kwitanga, akaza akaganira namwe, ndetse namwe mbashimira kuko namwe mwarakoze kumwemerera yuko mwaza mukabana, mwagize neza. Kandi nshimira n'umuntu wagize igitekerezo kumva ko yabakura ku muhanda akabashakira n'inzu akemera kuyibishyurira, nawe ahantu ari Imana imuhe umugisha. Kandi namwe ndabashimira cyane kuko namwe mwabyemeye mukemera kuza kuba mu muryango. Ese ubona impinduka yabaye kuva wabaga ku muhanda no kuva umaze kuvayo ukaza ukajya kuba ukibanira na Martin, mukaba uyu munsi muri abana mubana, ubona impinduka ihari cyangwa itandukaniro rihari na cyagiye wabaga ku muhanda n'uyu munsi ari irihe? Ni impinduka irahari ikomeye cyane, ahubwo nk'uko twababwiye ngo twakuwe ku muhanda dukurwaho n'umugabo bita Gakire ukora kuri TV Urugendo Online TV. Ku badukurikiye bajye kuri iyo TV barebe ibiganiro twakoze ubwa mbere, barahita babona impinduka y'aho twavuye n'ubu n'aho turi, kandi nawe urabibona. Ndetse nawe turagushimira Mama Hirwa, utuba hafi, uri umubyeyi mwiza, mbese nawe watubereye mama, uradufasha aho twananiwe, dusubizamo intege, utugira inama nziza. Nk'umubyeyi nyine wifuza ko tutasubira mu buzima bubi, nawe aho ushoboye urabikora. Urakoze cyane. Reka tubaze Martin, uyu munsi ugereranyije n'igihe wari uri ku muhanda uryama ahantu hatari heza, imvura igwa ikakunyagira, kurya ari ibibazo, ariko ukaza guhura n'umugiraneza kumva ko mwagira ahantu muba, uyu munsi ubona itandukaniro ririmo n'igihe wari uriyo n'uyu munsi n'ubuzima urimo ari irihe? Itandukaniro ntago ryabura, kuko nkiba ku muhanda najyaga umusigi, ariko nageze home ahantu heza hari inzu, ndara mu mashuka, cyo kujya kiboneka, nubwo bitaboneka buri gihe, ni rimwe na rimwe sinabwirirwa cyangwa se ngo ntanaburare. Ibyo ngibyo rero nkabikesha Fabra.
Fabra ni umupeti wakundaga gutigita, nubwo mwise umupeta nduta ntacyo bitwaye. ese gutigita ni iki? Ni uguhiga nyine, gushaka imibereho. yahuje na Samu muri uko guhuza na Samu twarakundanaga bya danje n'abandi bapeti, adushyikiza kuri Samu, bamwe nubwo bagiye nafashe ubuzima, nafashe umwanya nitekerezaho, ndavuga ati gusubira kuri street ni agafu, nahisemo gukwama. ubu ngubu aho ngeze hatandukanye n'aho nari ndi nkiri ku gasima. nkabikesha Fabra ndetse na Samu na Mama Hirwa na Fisi n'undi mumeri wo muri Norvège. Murakoze. Martine, ni ukuri pe ndishimye cyane. Ese Martine, wari ufite impano icyo gihe Samu abasanga aho ngaho? Nta mpano nari mfite, ariko wumve ngo byose Fabra yarangishije. Sinari nzi kuririmba, nabyinaga nk'abasazi, sinari nzi gusenga, numvaga yuko ibyanjye ari ukwiba. Fabra yarangishije bitewe n'uko na Samu yamwigishije, biba ngombwa yuko nanjye byashoboka kabisa. Nta kidashoboka. Ubu nawe yakwigishije kuririmba, urabizi. Ndumva ufite hose nibura agace gatoya wato yawe, nibura nawe nubwo yari yararyamye ari sinzi, ariko wari uyifite, ariko uyu munsi nibura hari icyo ntago kabura. ngo reba kubera Imana nabaga ku muhanda, nabanaga na Fabra turarana mu ngangi, hirya hino baducunaguza, ngo reba biriya bibobo bikunda kudukumba bikanadusahura. Fabra nukajya gutigita ahuza na Samu, nanjye arampuza, nuko Samu niwe utumenyera buri kimwe. Yego, ndumva araho kabisa. Urakoze cyane, ufite impano nziza, ufite impano irimo gushimira. Imana iguhe umugisha kandi impano yawe izaguka, kandi mu by'ukuri wafashe umwanzuro mwiza no gufata icyemezo cyiza. Ubu ngubu ntushobora kwiba, ntushobora gufata ibintu by'abandi. Yego, nikomeze Fabrice na Martine kabisa. Imana ibahe umugisha, ni ukuri mukomerezeho iyo ntego mwihaye, ni nziza. Kuba mu muryango ni byiza rwose. Njye ndumva mbashimira cyane pe, muri abahungu beza cyane. Mukomereza aho ngaho. None se nibura murumva mwabwira iki abandi bana nabo, kuko hari abandi bana imiryango igifata, twabaza Fabrice, hari imiryango igifata abana kumubwira ati ngwino tugende nkwereka ahantu wibera tubane, ariko mu minsi mikeya babana bagasubirayo. Abo bana bashobora kuzakurikira yenda cyangwa bafite n'intego yo kuba bajya kuba ku muhanda, bafite hari ukuntu umwana bari mu muryango bamurera, ariko yarangiza akaba ati igihe ubuzima ndimo ndumva ntabwihanganira, akumva yafata umwanzuro kujya kuba ku muhanda. Ese uwo mwana wumva atabasha kubana n'ababyeyi be, nubwo nda nta bushobozi baba bafite, baba bakennye, ariko akumva yajya kuba ku muhanda, ese ni ikihe gitekerezo cyangwa ni iyihe nama mushobora kugira abana badashobora kwihanganira kuba mu miryango yabo bakumva bagenda? Hari n'abandi bana abantu bakura ku muhanda bakabatwara mu miryango, ariko bagira kati woya ubu buzima ntago tubushoboye, twebwe dusubiye kuba ku muhanda. Ese ni iyihe nama wagira abo bana? Cyambere nabagiraho inama, nta mpamvu n'imwe yo kujya mu muhanda. Ko ngiye mpamvuga ko nta mpamvu yo kujya mu muhanda, njyewe nagiye mu muhanda kubera ibibazo, nari mfite ibibazo bikomeye cyane. Wenda nabo n'uwo ngo ashobora kuvuga ngo ngiye mu muhanda kubw'ikibazo, ariko akenshi na kenshi usanga abapeti bari mu muhanda ari n'abapeti niwabo bafite ibintu, bafite amasambu, bafite amazu, babayeho neza nta kibazo. Ese buriya wagiye ku muhanda ufite nk'imyaka ingahe Fab? Je nagiye ku muhanda mfite imyaka 5. Imyaka 5? Oh, yari imyaka mike cyane. Nuko ngo iyo myaka yose maze uri ku muhanda kugeza ubu ngubu ejo ndi Samu hagukura. Bikomeye cyane. Aya ntago iyo myaka yose nayimaze ndi ku muhanda, hari ukuntu byagenze nyine. Hari abazungu bajyaga bakunda kuducaho ahantu twararaga ingange tukabaririmbira bakishima. Abo bazungu nabo baravuga ati bari abapeti bafite Imana.
icyo gihe baratujyana iwabo batwereka inzira y'ukuri, badushyira mu gakiza, turakizwa njye n'abandi bana, tukajya tuvuga ijambo ry'Imana mu rusengero, turanabatizwa, tuvuga ijambo nyine bigenda neza. Kuntu byaje kugenda, abo bazungu baje gusubira iwabo, basubiye iwabo nyine kubera ko natwe ya myumvire twari tugifite yo mu muhanda tutaritekerezaho, natwe tuba nk'abo ngabo, ducika intege dusubira mu muhanda. Reka noneho dusubire inyuma, nsubize icyo nari nkubajije nkubwira ngo ni iyihe nama ushobora kugira bariya bana nabo bashobora kumva basubira inyuma, nk'uko hari abagenzi bagize neza bakaba bari bahagukuye nyuma ukaza gusubirayo ukabona bitagenda neza ukaza kugaruka. Ese ni iyihe nama wagira bariya bana bameze kuriya nakubajije mbere? Nama nabagira bariya peti bajya mu muhanda, bariya bana ntago bazi icyo bashaka. Njyewe mpamvu nasubiye mu muhanda njyewe na peti frere nuko tuzi icyo dushaka, ntago twifuza kongera kuba muri buriya buzima. Rabo ngabo bo ku muhanda, inama nabagira nibegera abari bameze nkabo babagira inama, ndetse n'abakuru. Natwe kuba tugeze hano nuko twumvisha inama z'abakuru, tukareba ibyo twagiye twitesha, tukavuga ati amahirwe aza rimwe mu buzima, twebwe twemeye guhinduka tuba abana beza. Nabo ikintu nababwira, guhinduka ntago ari ikintu gikomeye, guhinduka ni weho wumva ko muri wowe hari ikintu ukeneye kandi hari icyo ushaka kugeraho. Rero nabo nibumva ko hari icyo bakeneye mu buzima bwabo, ko hari ibyo bagomba kwanga, bakiyanga, bakikorera imisaraba yabo, bakareka abo ngabo babwiraga ati tujye kunywa itabi, tujye kunywa inzoga, tujye kwiba, bakareba nta kamaro bibafitiye, bakumva ko babaho mu buzima bwiza. Nabo ndizera Imana neza ko nabo nibitekerezaho bakumva bidakwiye, nabo bazaba abana beza. Urakoze. Urakoze cyane, ni ukuri pe. Urimo uragira abandi bana cyangwa urubyiruko dufite muri iyi minsi barimo kujya mu bintu bitari byiza, bari kujya mu biyobyabwenge bikabangiriza ubuzima, bukica ejo habo hazaza. Ariko ukaba bagira inama uti nyamuneka nimureke abari bafite imigambi yo kujyayo babireke, cyangwa abari babirimo nabo bagerageze kuba babivamo. Yego. Ese uyu munsi kuva mumaze kujya mu muryango aho ngaho muri babakodeshereje inzu ubana na petit frere wawe, ese mwabonye uburyo muriga bimeze gute? Kwiga turiga, na petit frere ariga, twagize amahirwe tubona umuntu twishyurira ishuri by'ibanze, turamushimira bikomeye cyane cyane cyane. Imana iguhe umugisha, nta birenze dufite twavuga, ibirenze n'iby'Imana n'izi byayo. Warakoze, Imana igikomeza iguha umugisha no mu kazi kawe ukora, na kino kiganiro nukireba. Twebwe nta byinshi dufite byo kuvuga, gusa Imana ijya imuha umugisha. Ku ishuri rero ibyo wiga amasomo, ese ntago warogire senda ko ushobora kuba wari waratakaje igihe cyawe, genda ukabona abandi baragutambutseho, ukabona hari byinshi wakabaye ugezeho uyu munsi, ariko iyo uri mu ishuri uba wumva ubikunze, wumva ufite ishyaka, ubona hari impinduka rwose, ubona ubwenge buzamo nta kibazo? Impinduka ntago yabura, ko mbere njye nyiba mu muhanda, njye kuko naravugaga ati kanjye kwiga, njye nyiba mu muhanda najyaga njya kwiga, nkavuyo nkajya guhiga. Rero cyatumaga nashyira ubwenge hamwe ngo nige mbimenye, nuko nabaga ndi kuvuga ati ndi ku ishuri, ndataha njye gushaka amafaranga yo kurya. Ese ninarya biragenda gute? Rimwe na rimwe ugasanga ndimo ndasinzira mu ishuri kubera kurara mu mikoki, ugasanga nagiye ku ishuri nsafo, ugasanga nyine nihorera mu gusimbuka ibipangu, nikomereza nitahira, ugasanga nyine uzanye amanota mabi. Ariko ubu ngubu kuko mvuga ati mfite aho mba, ndaryama nkasinzira nkaruhuka, mu gitondo nkabyuka numva ameze neza, nkoga mu maso, nkajya ku ishuri, ntago byabura kugenda neza. Imana irimo iragenda ibikora kabisa. Sam, ni ukuri Fabrice, ni ukuri courage, kwiga ni byiza, ni wowe ubwawe ugomba kugira uruhare kugira ngo ube watsinda, kandi Imana izabigufashamo. Ese Fabrice Martin, wowe ku ishuri byifashe gute ugereranyije igihe wamaze utari ku ishuri uyu munsi ukaza gusubirayo? Ese ubona uri ku murongo umwe n'abandi bana? Ubona ku ishuri bigenda? Ubona byifashe gute? Ku ishuri biragenda
kuko nta kuntu byabura kugenda mwarimu aba ahabaye. yego nanone bisaba gufata mu mutwe nk'umuntu uzi icyo ashaka. yego nkoresha uburyo bushoboka bwose nkareba ko nashimisha umuntu wanyishyuriye ishuri. yego nicyo kintu cya mbere na mbere iyo ndi mu ishuri mba ndi gutekereza gufata amasomo yego nkashimisha uwanyishyuriye ishuri, kandi nanjye ndamutse mbaye uwa mbere cyangwa se nkamushimisha, nakumva nishimye kabisa kabisa, kuko yanyemereye kuzampemba. kandi nkatekereza umuntu kwishyurira ishuri rihenze akanakwemerera kuzaguhemba niyo ataguhemba ariko wamushimishije. yego ubu se iyo urimo wiga wumva intego yawe ufite igihe waba urangije kwiga, wumva mu by'ukuri urangije amashuri yawe wumva wazaba iki mu buzima bwawe, wumva intumbero yawe nka Martina ari? Njyewe numva nzaba umunyabizinesi. yes wumva ushaka kuzakora? ufite intego nziza cyane rero rwose. nagira ngo nkusabe nibura se inama ushobora kugira abandi bana, byanze bikunze hari abandi bana ubu ngubu utambuka ugiye ku ishuri uhetse baga, babona usa neza ugiye ku ishuri, ese iyo bakubonye utambuka ugenda bakuvugisha iki, cyangwa wowe ubabwira iki? niyihe nama ujya ubaha cyane, niyihe nyunganizi ushobora kubabwira? Ntago nabacaho ngo mbure kubasuhuza, nanakemera nkakererwa ariko nabasuhuje, kuko nanjye ubwo buzima nabubagamo nsabiriza ku muhanda cyangwa se nkajya kwiba abaturage. inama rero mbagira ni ugufata umwanya bakitekerezaho, kuko ziriya nzira zirimo inzira z'ubuyobe. ziriya nzira ntago nabashimira yuko bazigumamo, ahubwo ziriya nzira bashaka abantu zivamo, kuko nanjye nazivuyemo kandi hari icyo nshimira Imana. nubwo natari nagira kuri, hari icyo nshimira Imana kuko mfite icyo mbarusha. birirwa basabiriza ndi kwiga. ni byiza cyane, ni ukuri Martin, kuraje. kandi rwose nabona ujya ubanyuraho, ujya ubasuhuza, ubabwira uti nyamara ubuzima bwahinduka. hariho abavuye iwabo bagifiteyo imiryango, kuko wenda iwabo babona biteshoboye, ariko ushaka kumubwira wagenda wakiga, erega byakunda. kuba iwanyu badafite ubushobozi ntabwo bivuze ko wava mu rugo. ese ndushaka kubona umubyeyi wagufasha. rero ni ukuri Martin, kuraje, iga neza cyane, ushimishe wagufashije kwishyura amashuri, ushimishe wagufashije kuba ufite ahantu ho kuba, ukugaburira, ukumenyera ubuzima bwawe bwa buri munsi. ni ukuri kuraje kandi ntuzasubira inyuma, nicyo kintu ndimo kukwifuriza. rero nagira ngo dukorane ikiganiro n'aba bana, numvaga mbikeneye cyane kuba twaganira. mwumvishe ko barashimira abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye, nanjye ndabashimira cyane. wowe wagize umutima wo kumva ko wafasha Fabrice ndetse ugafasha na Martin, bakaba bava hariya ku muhanda nabo bakibona mu rugo. ni ukuri pe, ndagira ngo nawe ufite umutima w'impuhwe, nawe wumva ko hari icyo wakora. bariya bana nubwo basimbuka ibipangu ariko ni abana, bariya bana nubwo bashobora kuba biba ariko ni abana. ni ukuri pe, nawe birashoboka ko wagira umutima nk'uwo Samu yagize. Samu, aho uri wubahwe cyane, warakoze bariya bana. hari abantu babatinya, akavuga ati bariya bana nimbegera barantuka, barantera amabuye, baranyiba, ibintu byinshi cyane. ariko bariya bana, harimo abana bafite umutima mwiza, harimo abana nabo bakeneye abantu babegera, bakeneye abantu babumva. nawe wabikora, ni ukuri, kandi Imana yaguha umugisha. uko umwuka nawe azaguhata ukumva nawe bariya bana wabegera, wabagira inama, nawe uko umwuka azagushoboza nawe uzabikore. mboneraho no gushimira cyane umuntu wafashe iya mbere akavuga ati nyamuneka inzu babamo nzajya nyishyura yo baryamamo. Imana iguha umugisha aho uri hose, Imana iguha umugisha, wagize neza. nongera no gushimira umuntu wateye intambwe akavuga ngo aba bana ntabwo ibi bihagije gusa, bagomba no gusubira mu ishuri bakiga kuko baracyari batoya.
kandi bagomba gukomeza amasomo yabo n'ubuzima bugakomeza. Nawe ahuri Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, warakoze, wagize neza, kandi wumvishije ko abana bawe bafite intego nziza rwose yo kwiga, yo kugira ngo uzishime, yo kugira ngo neko minerivare utanga rwose wigishije abana b'abagabo cyane. Mboneraho n'umwanya wo gushimira abantu bose bagira uruhare rwo kugira ngo aba bana bashobore kuba barya. Urumva ko bafite umuntu bishyurira ishuri, bafite n'ubishyurira inzu yo kubamo, ariko kurya biba ari ikibazo. Hari igihe umugira neza uw'Imana ikozeho amukoraho akaza akabasura, ndetse sa mu bushobozi bwiwe afite akagerageza niwe ubahahira mu buzima bwa buri munsi, ariko urumva nawe ntago biba byoroshye, nawe bakeneye izindi nyunganizi zishobora kuboneka ku ruhande. Rero uyu munsi nanjye wari wabasuye, yari Mama Hirwa, nanjye narabakunze cyane, bankora ku mutima, nanjye numva nababa hafi kandi baranyemerera, bambera abana beza, nanjye numva rwose nkeneye kuba umuvandimwe wabo. Nagira ngo nawe uzakurikira kino kiganiro, wowe uba hafi ya Hirwa TV Rwanda, kugira ngo nawe rwose aba bana nawe basuye waba ukoze ikintu cyiza cyane, kuko bafite icyifuzo, bashaka kujya gusenga, ntago bafite imyenda yo kujyana gusenga, ntago bafite uburyo bajyayo, bafite imyenda bambara mu rugo murabibona, ariko ngo ntago babasha kujya gusenga kuko ntago bafite imyenda. Rero uko umwuka yagushoboza wabambika, murabona ko ari abana beza cyane, nabo bakagana aho abandi bari bagatera intambwe bakajya gusenga Imana. Rero ni ukuri Martin ndetse na Fabrice, mwagira ikintu mubwira abantu bakurikira Hirwa TV? Ikintu nababwira abantu bakurikiye Hirwa TV, dufite icyifuzo cy'uko badusengera, Imana igakomeza kudushyiramo imbaraga. Twebwe turi abana b'abantu, ntacyo twakwishoboza kubw'imbaraga zacu, n'ibyo tugezeho byose ntago tuzi aho biva, nta nubwo tuzi Imana abantu ikoresha, ntago tuba tubazi, nta nubwo tuba twarigeze duhuza nabo, nta nubwo tuba twarigeze tubatekereza mu buzima bwacu. Ahubwo ikigaragara cyo ni uko hari imbaraga z'Imana ku buzima bwacu zirimo zirakora, kandi n'abandi bakurikiye bakurikiye Hirwa TV nabo badusengere, ntituzacike intege, kandi tujye mu murimo w'Imana, tuvuge Imana, dusenga Imana, tubwiriza ahantu henshi ubutumwa bwiza bw'Imana agiye hatandukanye, kubw'ibitangaza Imana yadukoreye. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo hari na Martin hari icyo yabwira abari bakurikiye Hirwa TV. Murakoze, nongeye kubashimira, mudusengere, natwe aho turi ntitwicaye, natwe turasenga kubw'imbaraga z'umwuka wera wohereza abimarayika bakadufasha, tukongera tugashimira no ku bantu badukurikiye. Ndumva ari ibyo. Akaririmbo k'Imana ahubwo niyibutse, Yego, hari akaririmbo k'Imana niyibutse tujya turirimba, dukunda kuririmba iyo turimo turasenga nijoro tugiye kuryama, ni keza kajya kadukomeza. Karavuga ngo niza dusiga niza duhana, iraduhetse we ku migongo yayo, niza dusiga niza duhana, iraduhetse we ku mugongo wayo. Amen. Karimbo karadufasha cyane. Yego. Murakoze cyane, n'ukuri babahaye icyifuzo cyiza cyane cyo kubasengera kugira ngo Imana ibahe imbaraga, ibashoboze, izabarinde kongera gusubira inyuma, izabarinde kongera kuba basubira ku muhanda, ahubwo babe abagabo, babe abana bazima, babera intangarugero abandi b'abana b'igihugu, kandi abana bafitiye igihugu akamaro. Rero n'ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nongera gushimira cyane byimazeyo abantu bakurikira Hirwa TV Rwanda, abantu batuba hafi, abantu banshyigikira bakantera inkunga kugira ngo nge gusura aba bana, kandi nawe utarabikora, nawe ubikoze, Imana yaguha umugisha, kandi n'ukuri Uwiteka Nyiringabo akomeze kubishimira. Murakoze cyane. Rero ikiganiro cyacu twari turimo twasuye abavandimwe, naho ubutaha Umwami Imana abaha umugisha. Murakoze.